Akarere ka Rwamagana ni kamwe mu turere tugaragiye umujyi wa Kigali. Ku bufatanye na RODA kagenda kubakwamo ibikorwa remezo binyuranye bigamije kugaha isura nshya y'umujyi. Hagendewe ku busabe bw'abaturage cyangwa ku bitekerezo batanga, akarere n'abafatanyabikorwa bako baricara bagategura ibikorwa bigaragara ko ari ingenzi mu kwihutisha iterambere ry'umujyi wa Rwamagana. RODA nk'uko izina ribivuga ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze. Birumvikana rero ko dushinzwe nyine guteza imbere ibyo bikorwa by'iterambere, tukaba mbere na mbere dutangirira mu igenamigambi, kuko igenamigambi rituma tumenya icyerekezo, tumenya aho tugana, dushingiye birumvikana ku bitekerezo by'abaturage, tukanashingira ku ntumbero igihugu kiba cyaragaragaje muri visiyo 2050, muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 NST2. Twamara gushingira kuri ibyo bitekerezo by'abaturage no kuri iyo ntumbero y'igihugu, bigatuma dukuramo igenamigambi ry'ibikorwa by'iterambere muri buri karere. Bya bikorwa nibyo dushakira amafaranga dufatanyije n'inzego z'ibanze, uturere, tugashakisha amafaranga kugira ngo tubone ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye iba yagaragajwe mu igenamigambi. Nkatwe nk'akarere twagiye dufatanya muri byinshi mu gukemura ibibazo byari bikomeye byari bibangamiye akarere. Nk'uko mubizi, akarere ka Rwamagana ni akarere kegereye umujyi wa Kigali ndetse kagwa mu ntege umujyi wa Kigali, ibyo bita mu cyongereza satellite city. Kuba ari satellite city rero ni ukuvuga ni akarere kagendwa cyane, gaturwa cyane umunsi ku wundi, kanasanzwe gatuwe cyane kuko kari mu turere twa mbere dufite ubucucike bw'abaturage buri hejuru cyane, kuko rero abaturage baba benshi cyane bahagenda bahatura, ni nako haba hasabwa byinshi. Bimwe mu bibazo twari dufite rero harimo nk'ikibazo cy'imihanda. Mu mujyi wa Rwamagana nta mihanda yabagamo ya kaburimbo, twari dufite imihanda y'itaka, kereka akantu katagera no kuri kilometero imwe kavaga kuri arete kakagera mu maduka rwagati, naho umuhanda wari warashaje warapfuye, bigaragara ko wari umaze kwangirika cyane. Ahandi hose yari imihanda y'itaka, bivuze ngo mu gihe cy'imvura ntabwo hagendwaga, haranyereraga cyane ku buryo ari ugenda n'amaguru ashobora kunyerera akagwa, ugenda n'ibinyabiziga nawe yashobora no kunyerera agaheramo. Hari naho bararagamo rwose nk'igihe cy'imvura nyinshi. N'igihe cy'izuba nabwo byabaga ari ibibazo bikomeye kuko ivumbi nabyo riba rikomeye cyane. Ariko dufatanyije na RODA hari imihanda myinshi imaze kubakwa hano mu mujyi wa Rwamagana. Umuhanda wa Nyagasenyi ni kimwe mu bikorwa remezo byigaragaza. Ureshya na kilometero 1 na metero 821, ukaba waratanzweho amafaranga angana na miliyari 2 miliyoni 424 ibihumbi 778 na 225 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanda wishimiwe cyane n'abaturage. Mbere ko umuhanda uza hari ivumbi ryinshi cyane pe, ryinshi, umuntu akaba yava mu rugo akagera hano ivumbi ryamurenze, hasa nabi, umva na transport yagendaga nabi, umva twe dukora gucuruza dushaka kugira ibintu ibicuruzwa byacu kugira bigere ku bakiriya bacu neza, aho ugasanga byanduye ivumbi, ugasanga nyine ntago service turi kwitanga neza bitewe n'umuhanda utameze neza. No mu gihe cy'imvura ugasanga ibyondo ni byinshi, nyine ugasanga biratubangamiye pe, byo bitubangamiye. Ubu ngubu rwose turashima, harasa neza, abakiriya bacu turi kubagezaho ibicuruzwa byacu neza, bisa neza, ntibigire ikibazo. Umuhanda rwose watugiriye akamaro kenshi gakomeye kuko byari bitubangamiye cyane. Umuhanda ubwawo wari twavuga ko yari inzira itari umuhanda mugari, ari inzira ntoya ijyanamo imodoka zishobora no kutabisikana ku bice bimwe na bimwe, wenda umwe agashaka guhagarara ku ruhande rumwe akanyuraho. Ukaba ari cyo ko utari umuhanda unyerera kubera ko imvura yagwaga warumukaga, ariko iyo yagwaga inshuro ebyiri twazirazaga ku muhanda wa ruguru cyangwa ku maduka bafite amamodokari, wari ufite wenda n'amatara ariko atagera ahantu henshi. Ubu rero twabibonye nyine inyungu bidufitiye ni nyinshi. Uyu munsi umuntu wese arahagenda byoroshye, abamotari byoroheye ibiciro ku bagenzi, kuko mbere igiciro cyari cyageze ku mafaranga 800, ubu kiri ku mafaranga 500. N'abanyonzi kuhagenda baragenda batiganyira, kuko mbere nyine abanyonzi bo ntibanahagendaga imvura yaguye, ntabwo byakundaga.
byatugiriye rero inyungu mu buryo butandukanye ku buryo tubona ko abantu bose babyishimiye. Ikindi cyatanze isura nshya y'umujyi ni isoko rya Rwamagana ryubatswe mu buryo bw'amasoko agezweho. Ryatwaye miliyari 2,836,811,387 by'amafaranga y'u Rwanda, ubu rikaba ryaruzuye kandi rikora. Mbere tugikorera muri iri soko bataratwubakira isoko rishya, habagamo ibibazo by'imvura cyane cyane mu gihe cy'imvura, abantu bagacuruza abanyagirwa, kandi abonaga ko atari n'isoko rya kijyambere ku buryo umuntu wese wava ahandi hantu yakwifuza kuza gukoreramo ari isoko ryiza. Rero harimo impinduka n'isoko rishyashya kuko abantu barakora, bishimiye imikorere bakora. Mbere habonekaga abantu benshi batakibihombo, n'umubare twari dufite ubu ngubu wariyongereye. Mbere twari dufite abacuruzi 600 ariko ubu bari mu 1,000. Urumva rero ko harimo impinduka ikomeye cyane ko abacuruzi bishimiye isoko rishyashya. Harimo n'imikorere, nk'umuntu wakoreye mu isoko ryabanje yakubwira ko harimo itandukaniro. Ubu baracuruza ataha igihe ashakiye, mbere batahaga saa moya, ubu isoko turifunga saa 3. Urumva rero ko harimo itandukaniro ry'uko imikorere yarahindutse, harimo itandukaniro cyane. Inyungu yo kubona umuhanda cyangwa isoko rigezweho nta wayishidikanyaho. Mu kubyubaka hari n'abaturage benshi byasigiye akayabo mu mifuka yabo. Ibyo bikorwa remezo byose tuvuze ni ibikorwa remezo byubakwaga mu gihe kirekire. Nta gikorwa remezo muri ibyo byose nababwiye kigeze cyubakwa amezi 3, 6, nta cyagiye munsi y'umwaka. Rero abantu 300 bafite akazi gahoraho mu gihe cy'umwaka wose, ahera ku wa mbere akagera akaruhuka nko ku cyumweru gusa. N'abagifite imbaraga bo no ku cyumweru ntibaruhukaga kuko bo barakoraga. Uburyo abantu babashije kugura amasambu, abantu baguze inka, abantu baguze ihene, abantu baguze za moto, abantu baguze amagare, nk'abafundi bose bagiye bakora kuri izo shansi. Nta mufundi n'umwe w'i Rwamagana wakoze kuri izo shansi bigenda n'amaguru. Urumva rero ko byahinduye ubuzima bwabo mu buryo bufatika. Ubwo ntavuze abadamu, harimo abadamu b'abayede, abadamu bakoraga imirimo yo gukotera n'indi mirimo. Harimo n'abafundi bambaraga ibisarubeti bagiye biga muri za IPRC. Ubu bameze neza, bafite nk'abadamu b'abapfakazi babashe kwigurira amasambu, barahingaga umubyizi bapagasa, ubu nabo barihingira mu masambu yabo, batunze abana babo bariga, bakabarihira mituweli, bakabarihira ishuri, kandi bakabona ibibatunga, ntibakomeze kuba basabiriza cyangwa kujya guhingira abandi no guhinga imisiri. Ubona rero ko byagize akamaro kanini. Iyo mishinga ije ikaba ari imishinga iri gufata igihe kinini, ihindura ubuzima bw'abaturage ku buryo no ku maso bibona ko hari icyahindutse. Twebwe byatugirira akamaro ku bantu bakora imirimo isanzwe y'imbaraga cyangwa y'amaboko cyangwa afite ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubufundi n'ubwubatsi. Abantu benshi babonye akazi. Hari ababonye akazi mu muhanda, hari n'ababonye akazi kubaka inzitiro zisubizaho wenda amakorotire yaravuyeho, ku buryo hari n'aho wasanga akubwira ati muri na minsi dufite akazi kenshi nubwo nsanzwe nkukorera, uranyihanganira wenda mu kwezi gukurikira bari bwo tuzakorana. Twabonye muri gutanga akazi mu buryo bufatika, ari abayede, ariko reka tunongereho n'abandi n'abacuruzi. Umuntu ugiye muri pose yabonaga icyo afata hafi, kuko hano hari agasantere y'ubucuruzi, akabona icyo afata hafi, abo ngabo akabigiraho inyungu, ariko nawe ukabona afite akazi. Ku buryo na kampani iza gukora imirimo n'akarere, icyo baje kudukorera bwa mbere no kudushishikariza ngo umuntu wese ukeneye akazi, priorite baye abo mu karere ka Rwamagana, nubwo tutaheza n'abandi bava hano. Byaba ari ubuyobozi, byaba ari abaturage, ari nabo bagenerwabikorwa, bafite ingamba zihamye zo kubungabunga ibikorwa remezo byubatswe. Muri Rwamagana tugira intera ivuga ngo tujyanemo tugumanemo. Tujyanamo muri ibyo bikorwa tukanagumanamo. Ntabwo ari uvuga ngo twajyanyemo byaje gusa birarangiye ngo akarere karagiye, oya, tugumanamo. Akarere gafite iyihe nshingano, tuzashaka bazajya bakora amasuku, bareba hangiritse kuyoba hasane, ariko umuturage wazakora iki? Azarinda icyakangirika cyose, azarinda abana, kuko abana batera udupira, batera amabuye, bagira bate, kugira hatazagira ukubagana akagira icyo yangiza. Ibyo rero ni ibyacu dufatanyije n'abaturage, ariko uruhare runini mu kubibungabunga navuga ngo nka 90% ni uruhare rw'abaturage. Twebwe dukora nk'ikimeze nka supervision. Mbere na mbere tujya kuza muri iri soko twagize Imana duhora n'umuyobozi wacu w'akarere
atubwira ko iki gikorwa nubwo bakitwubakiye gutya, twebwe abacuruzi ari twebwe ba nyiri iki gikorwa tugomba kukibungabunga. Batubwira ko nibura iki gikorwa tuzajya tugerageza ko twakibungabunga, tugomba guporoteje inkingi, duporoteje bino bisima kugira ngo bitazangirika kuko ari twebwe bireba. Kubirinda rero kugira ngo nibura ibikorwa bitaza kwangirika, mbere na mbere turagenda nkange sosiyete tukabwira abantu iyi seta yawe ugomba kuyigirira isuku, kandi noneho ukarinda kugira iki uburyo yakangirika. Nk'ubu urabona iyo bahaye umuntu iseta, batubwiye ko umuntu iseta ye agomba kuyubaka. Birabujijwe ko nibura niba ugiye kubaka iyo seta ufata ya misimari cyangwa bya bintu byangiza iseta yawe ukagerageza kukomanganya inkingi cyangwa kwangiza ibisima ubiteramo imisimari cyangwa ushaka uburyo bwose iseta yawe yakangirika. Buriya umuturage we aba afite inshingano zo kurinda ibintu, reka tuvuge ibintu byagezweho, tugira n'iyo sura turirimba mu ndirimbo zisanzwe, hanyuma n'ubuyobozi bugakurikirana kureba bitari ku rwego rwe kugira ngo wenda bumufashe gusubizaho igikorwa nka maintenance y'umuhanda. Ariko hari ibintu byikora nk'izi ndabo, abantu bose bavuga bati izi ndabo muzirebe nizo zaduha ubwiza bw'uyu muhanda. Iyi pasiparumu murimo gufata nizo zatuma uyu muhanda tubona ubwiza bwawo. Abantu mwese, abana ntimukandagiremo, ntimukagendemo, hanyuma none ukavuga uti abantu bagendesha mu buryo busanzwe bw'ingorofani n'iki, mwirinde ko twagenda dukomeretsa iyo kaburimbo. Icyo ntekereza ni uko abantu bose ubona bari bawunyotewe, kandi ntawe wakanga igikorwa nk'iki ngiki, ari igikorwa gikomeye. Uko bawunyotewe rero niko umuntu wese aba yumva yagira ate yawurinda. Biba byiza ko imijyi ikura, ariko iyo ikuze igendeye ku iteganyabikorwa rinoze, bigaragarira buri wese ko ibikorwa remezo bigira uruhare runini mu cyerekezo cy'iterambere ku mijyi yunganira umurwa mukuru, binayiha kuba ubuhumekero, maze abantu ntibumve ko bose batura i Kigali, ko ahubwo ibyo bakeneye banabisanga muri iyo mijyi yindi nka Rwamagana.